Yes, banyarwanda bakunzi ba sinema nyarwanda, nyuma na nyuma inkuru ibaye impamo, amarira n'agahinda mwatewe no kubura filime zifite ireme kandi zuje amasomo y'ubuzima bwa buri munsi tunyuramo. Icyo gihe muyahozwe kandi muhesha agaciro umwanya wanyu mwirebera filime y'uruhererekane yitwa Ikinyoma cy'urukundo. Ica ku muyoboro wa YouTube channel witwa Nabi Films 250, aho episode za mbere zamaze kugeraho zigarurira imitima ya benshi bishingiye ku nkuru y'umuyobozi w'ishuri witwa Damuru ukora amabi harimo kwemerera ubucuruzi n'ikwirakwiza ry'ibiyobyabwenge mu kigo cye abifashijwemo na animatrice witwa Nabi. Kandi Nabi akaba ari inshorekeye, harimo ubugambanyi bukomeye nk'aho mukuru w'umugore wa Damuru abaca inyuma murumuna we kuri Damuru. Si ibyo gusa, muzasobanukirwa neza kandi mumenye umukobwa witwa Sheila akaba n'imfura ya Damuru nyiri ikigo wigize indakoreka haba mu rugo ndetse no ku ishuri. Akaba umukobwa witeguye gukora icyo aricyo cyose ngo atsindire umutima w'umusore witwa Diama, musaza wa animatrice. Iyi filime igamije gufasha kwigisha sosiyete nyarwanda kurwanya ibiyobyabwenge mu rubyiruko ndetse n'indi myitwarire idahwitse abanyarwanda muri rusange. Kora subscribe kugira ngo ukomeze wige kandi uryoherwe n'ubwiza bw'ubwenge butangaje uri muri iyi filime yitwa Ikinyoma cy'urukundo. Ica kuri YouTube channel yitwa Nabi Films 250. Umwami mukorera akomeza abagirire neza. None se urubino niho uba uhamaze igihe niho wavukiye? Umva rero, maze igihe ndi gushakisha umuntu naramubuze rwose. Uyu muntu waba warigeze aho ugeze umubona? Uyu oya, umuntu nawe ntababonye? Mana yanjye, itegereze neza, harya waba warabibonye ariko ntubyiteho akaguca mu maso gutya. Itegereze neza rwose umbwire niba ntawe wigeze umubona. uyu muntu wapi nawe nigeze mbona pe, muri iki cyaro ntabwo watuma. Ntawe wabonye? Jimmy, ni uherereye koko? Imisozi nyimajije mu Rwanda. Akunzi b'inzira y'umusanda bashuje umerere hose mumajije kuna ko ibintu biturutse mu mashije kubona yuko hanga ibintu bikomeje kuba byagorana cyane. Ese none bigiye kugenda gutekanga aho bita kamarade akomeje guhiga Emine ndetse tubonye ko kamarade ari kugenda baza abayisi n'abagenzi ari kugenda babaza ati nta muntu mwarabonye umeze gutya, gusa tubonye ko bari kumakanira bakamubwira yuko batigeze bamubona. Ese bigiye kuba byagenda bite Emire ibyo byagenze gute? Emire se yapfuye? Ndabizi ko benshi mufata amatsiko ndetse benshi muri kwaza ukuntu byagenze ndetse abenshi musiganye amatsiko ndetse benshi musigaye muri kwaza ukuntu bigiye kuba byagenda, gusa mubonye ko hango bita are nawe ari kubwira Fabian n'itsinda ryo mwababwira ati Emire namwishe. Ese bigiye kugenda gute koko Emire yaba yapfuye? Ese nawe wizeye ko Emire yapfuye? Niba koko utizeye yuko Emire yapfuye kandi wizeye yuko Imana yarinze Emire akaba akiri muzima, ndagira ngo ujye muri comment wandikemo amen amen kugira ngo tweke ko wizeye Imana kandi wizeye yuko Emire nta kintu we kandi wizeye yuko Emire nta kintu ari bwaze kuba yaba ndetse Imana ari bwaze kuba yamurinda ubudakongera agakira. Ese nani kubyize niba koko wizeye Imana kandi ukaba wizeye yuko nta kintu ari bwaze kuba, nyaboneka ndakwingize ndetse ndanagusabye jya muri comment
comment wandikemo amen amen kugira ngo tweke ko nawe wizeye Imana kandi wizeye yuko ibintu biraza kuba byagenda neza kuko muri kubona yuko angaha ibintu bitoroshye kandi muri kubona yuko angaha ibintu bikomeje kuba byakomera cyane. Ese bigiye kugenda gute kanga wita kamarade nawe yiyemeje kuba yahiga Emile, yiyemeje kuba yashakisha Emile uko byagenda kose. Nyabonye kwanga wita kamarade kugenda baza abantu bose aho nababaza ati uyu muntu ntago mwamwarabumwoje gusa turi kubona yuko kwanga bari kumubwira ko ntawo babonye. Ese bigiye kuba byagenda bite kanga birangiye kamarade ari kuvuga ati nirutse imisozi ndetse nirutse ibibaya gusa nabashije kuba namubura ari kwibaza hano baba baragiye. Ese biraza kuba byagenda bite kamarade naramukamenye yuko Emile bamurashe naramukamenye yuko Emile yenda kuba yapfa. Biraza kuba byagenda bite kwanga ibintu bitoroshye kandi ibintu bikomeje kuba byagurana cyane. Ese Anita yuko tubonye ari kwa muganga ibyo biraza kugenda gute ko tubonye kwanga no bita Anita nawe ibintu bitoroshye ko tubonye kwanga na Anita nawe ari hagati y'ubuzima ndetse n'urupfu. Biraza kuba byagenda bite nawe amatsiko nimeshikaye nawe nicyo kintu kubasa kuntu bigiye kuba byagenda gusa mu gihe kuko dukomeza ndagira amazi nkwisabira akantu gato cyane. Nyaboneka niba uri mushyashya mukabatira akana subscribe nagira ngo manzi ukane subscribe kugira ngo tujye tubana kandi dukomeze kugenda dusongirwa neza ino filime inzira musaba ko ni benshi mwasigaye amatsiko ndetse ani benshi mwasigaye mwibaza kuntu bigiye kuba byagenda gusa ngiye kuba namara amatsiko kandi ngiye kubona bigiye kuba byakurusha byose muri ino filime inzira musaraba. Dore ko mumaje kubona yuko kwanga bita are nawe akomeje guserebra ndetse are akomeje kwishima azi yuko yishe Emile gusa mu gihe kubona yuko kwanga bita Emile ntakibaye ndetse mu gihe kubona ko Imana igiye kuba yatabara Emile ubundi Emile akaguru kari muzima. Ese bigiye kugenda gute kanga tubonye ko Fabian ndetse na Rugemwa banze kuba babyizira babwe arati ntago twakwizera yuko Emile yafuye kuko barabongo Emile ndetse na Kamade turabazi neza yuko batajya bashyigwayo. Ese noneho Emile byamugendekeye gute? Emile bye byagenze gute? Emile bye biraza kuba byarangira gute? Ese Emile ari bwaze kubasha kuba yabona ubufasha? Emile ari bwaze kuba yabona ukajyanwa kwa muganga ko tubonye kwanga bita Emile bamurashe mu gatuza ndetse ibintu bitoshye ko twabonye kwanga bita Emile yasigaye yaryamye hasi. Ese Emile yaba yapfuye? Emile bye biraza kugenda gute kwanga muri kubona yuko ibintu bitoroshye kandi muri kubona yuko anga kugira ngo bita Kamarade bashe kuba yamenya hano Emile ari kari ibintu bigoye cyane kari ibintu bitoroshye. Urumva yuko anga ibintu bikomeje kuba byagorana cyane kandi ibintu bikomeje kuba byakomera cyane. Ese biraza kuba byagenda bite Kamarade ari bwase kuba yabona Emile ubundi abashe kuba yamutabara cyane yuko anga Kamarade aramutse abonye Emile yeta mujyana ubundi bakamuvura. Murabizi yuko papa wa Emile ari umudokiteri, murabizi yuko ashobora kuba yavura Emile ubundi Emile akongera agakira. Murabizi yuko yari umudokiteri ukomeye cyane ndetse ari wo navuraga umuryango wo kwa Iribagize. Urumva ko rero anga Kamarade aramutse abonye Emile ibintu byaba bigenze neza kandi anga Emile yakongera agakira ubundi Emile akajya guhiga umukunzi we. Ese bizagenda gute Emile aramutse akize yabasha kuba yakongera guhura na Anita? Dore ko tubonye kwanga bita nawe akomeje gupanga uburyo azasezerana na Anita kwa muganga agakira ahita mujyana. Gusa tubonye kwanga bita Fabira bimutegwa ndetse Fabira akavuga ati ibyo bintu ntago bishoboka kuba twatanga ruswa muri iki gihugu, ntago byemeye gutanga ruswa kubera ko nimba ari byo gutanga ruswa ngende yamanitse uzabagwe yifashe. Ese bizagenda gute ibi bintu arari gupanga? Bizabasha kuba byamukundira, bizabasha kuba byamuhira? Dore ko navuga kwanga ibintu arashaka gukora, ashaka kuba yasezerana na Anita ku ngufu. Dore ko navuga ko Anita kuba ari muri koma ndetse kuba baramurashaka baryamye hari nta kintu na kimwe ari kumva ndetse nta kintu na kimwe azurumva kwanga ubita ari yabasezeranye na Anita ndetse Anita tabizi ndetse Anita tabishaka ko murabizi neza yuko Anita aramutse ari muzima, Anita aramutse afite imbaraga yakwigira ashakana na Ari ndetse atakwemera no kuba yasezerana na Ari. Angira ngo murabizi kwanga bita Anita yahanye igihango ndetse na Emile bahanye igihango gikomeye cyane amubwira ati uko byagenda kose cyaba cyose cyadutandukanya cyose agiye sinzigira nkwibagirwa. Ngira ngo nge kwanga bita Anita igihango yagiranye na Emile yagikurikije ndetse akabasha no kuba yamwitangira. Ngira ngo nge ko bari bagiye kurasa Emile agusanga bita Anita agahita yitanga agahita mwitangira akamutabara. Gusa nubwo yamutabaye mwabonye ko nubundi byarangiye barashe Emile. Gusa navuge kwanga bita Anita nawe yakoze igishoboka cyose kugira ngo abashe kuba yarinda Emile nuko bitabashije kuba byamukundira. Ese bigiye kuba byagenda bite Emile ndetse na Anita bazongera kuba bahora? Nyaboneka nimba wumva yuko koko icyaba cyose ndetse icyabatandukanye cyose bazaguma gukundana ndetse bakongera baganahura, nimbere koko ari kubyizendagira ngo ujye muri comment ugire ijambo rimwe ubwira arahanga wo ugire ijambo rimwe umubwira ko muri kubona yuko anga are ibyo ari gukora byose n'umundi ari kurira usi ibyo ari gukora byose ndetse n'ibyo yapanga byose bitazigira bikunda kubera ko ikimana yafatanyije nta numwe wabasha kuba itandukanya. Rero nagira ngo nawe ujye muri comment y'ijambo rimwe ubwira ari kuko muri kubona yuko kwanga ibyo ari yakora byose ibyo ari kwigira byose n'ubundi bizarangira byose bibaye zero. Ese bizagenda gute kanga ibintu bikomeje kuba byakomera cyane kanga muri kubona yuko ino filime yacu ikomeje kuba yagaragaza mu dushya twinshi ndetse ino filime yacu ikomeje kuba yaryoha cyane. Mwamaje no kubona kwanga bita Iribagiza nawe ibintu bitoroshye
maje kubona kwanga bita iribagiza ndetse na Cyusa akomeje kugenda yereka iribagiza katakimukunda ngira ngo bonye imyitwarire ya Cyusa nga ko Cyusa kugenda yerekana imyitwarire idasanzwe kuri iribagiza angira ngo uri kubona uburyo anga Cyusa ari kugenda abwiramo iribagiza ndetse n'amagambo ari kugenda amubwira umva yuko angaho bita Cyusa atagikunda iribagiza. Ese bizagenda gute Cyusa ibintu ari gukorera iribagiza n'ibiki ibintu Cyusa ari gukora n'ibiki ko tuzi neza yuko Cyusa yari yaraye iribagiza isezerano amubwira ati nimba utari kureba ninjye uzakubera amaso ndetse ikintu cyose uzakenera nzakikuzanira. Gusa muri kubona kwango bita Cyusa atangiye kugenda yinuba iribagiza ndetse Cyusa atifuza no kuba yagendana na iribagiza mu muhanda. Ese bizagenda gute kangaha ubita iribagiza wakakunda Cyusa ko twabonye kwango bita iribagiza atifuza no kuba yatandukana na Cyusa. Gusa Cyusa we ari kugenda amucira amarenga amwereka yuko atakimukunda ndetse atakimushaka no kumubona. Ese bizagenda gute kango bita Cyusa akomeje kugenda abwira amagambo mabi iribagiza ndetse iribagiza ari kugenda rero avuga ati Cyusa ni ibiki uri gukora Cyusa nagukoreye iki kugira ngo nkorere ibi ngibi. Ese Cyusa ni ibiki uri kunkorera uri kubona ko anga ari ibintu biri kubabaza iribagiza cyane. Ese bizagenda gute kanga navuye ko bita Cyusa atangiye kugenda yiteretera abandi bakobwa ko twabonye kwanga Cyusa atangiye kugenda ajya guhamagara gahita asohoka akajya kuvugira singira ngo vishe kwango bita iribagiza amubajije ati ese kubera iki baguhamagaye buri munsi usohoka ukajya kwitabira hanze n'ukubera iki ngira ngo ese umva kwango bita Cyusa yamushubije nabikene ndetse Cyusa yanamubwiye n'abakamubwira ati igihe cyose ndi kuvugira kuri telefone nta burenganzira bwo ufite kuko wambaza ibyo ndi kuvuga cyangwa ibyo nkorera byose kuko iyi telefone ni umutungo wanjye wigenga. Ese bizagenda gute kanga muri kubona yuko ngo bita Cyusa akomeje kuba yahemuka ndetse Cyusa akomeje kwangiza isezerano yahaye iribagiza ngira ngo murabizi neza isezerano hanga Cyusa yahaye iribagiza angira ngo murabizi isezerano yahaye iribagiza ibwo iribagiza yarakimara guhumangira ngo umvisha amagambo hanga bita Cyusa yabwiye iribagiza. Gusa muri kubona ko hanga bita Cyusa atagishaka no kuba yabona iribagiza. Ese bizagenda gute bizarangira gute nyaboneka nimba nayo kuko uri kubabazwa n'uburyo Cyusa ari kwitwara nimba nayo kuko ibintu Cyusa ari gukora biri kugenda bikubabaza ndagira ngo nawe ubashe kuba wajya muri comment ugira ijambo rimwe ubwira Cyusa kuko ibintu Cyusa ari gukora muri kubona ko ari ibintu bibi cyane ndetse Cyusa ari kugenda hemuka cyane. Nawe ndagira ngo rero ujye muri comment wibutse Cyusa yuko iribagiza yigeze kumutabara ndetse wibutse Cyusa yuko hari isezerano iribagiza wibutse Cyusa yuko hari isezerano yigeze guha iribagiza. Rero nyaboneka nawe uragira ngo ujye muri comment ubashe kuba wagira ijambo rimwe ubwira Cyusa ribashe kuba ryamwibutsa yuko adakwiye kuba yasiga iribagiza ndetse akwiye no kuba yaba hafi iribagiza. Ese bizagenda gute kanga tubonye yuko bita rugemwa nawe ubwoba bwamutashye ko tubonye kwanga bita rugemwa nawe byamucanze ko tubonye kwanga rugemwa ubwoba ari bwishi ndetse anga rugemwa afite ubwoba bwishi cyane yo kwibaza uburyo biraza kuba byagenda nagira mu rukiko. Dore ko twabonye ko rero gubwira Fabiola dushaka ukuntu tujya kuganiza bamwe mu bo dushaka ko tujya kuganiza mama iribagiza cyangwa tuganize iribagiza ngira ngo kwanga bita rugemwa nawe yapanze kuba yashimuta iribagiza kugira ngo iribagiza atazabasha kuba yagira mu rukiko ubundi agajya akavuga ibyo yabonye byose ndetse akavuga n'ibyo rugemwa yagiye amukorera byose. Ese bizagenda gute rugemwa azabasha kuba yatsinda urubanza kanga muri kubona ko ibintu bitoroshye ko muri kubona kanga ibintu bikomeje kuba byagorana cyane noneho bizagenda bite. Dore ko ari benshi mufite amatsiko ndetse ari benshi muri kwibaza ukuntu bigiye kuba byagenda gusa mugiye kubona ko agace kagiye kuza noneho kagiye kuza ari umuriro ndetse kagiye no kuza ari rurangiza mugiye kubona yuko kanga ibintu bigiye kuba byageraho biryoshye cyane ndetse kuri benshi mufite amatsiko ndetse no kuri benshi muri kwibaza ukuntu bigiye kuba byagenda gusa mugiye kubona yuko kanga bita Emile nawe ibintu biraza kuba byagenda neza ndetse Emile agiye kuba yatabagwa ndetse navuge kwanga bita Kamarade agiye kuba yabona Emile ubundi agaterura Emile akamujyana kwa muganga. Ese bizagenda gute Emile azabasha kuba yakira ko twabonye ko bamurashe ndetse hano bamurashe isasa hano habi cyane ndetse bamurashe isasa ryo ku mutima bigaragara yuko kugira ngo akire ari ibintu bitoroshye cyane. Ese bizagenda gute ko navuga ko hanga bita Arena we yakoze ishyano ko navuga ko hanga bita Arena we akomeje kugenda akora amabara hano hatandukanye angira ngo ko Are yakoze ishyano ndetse Are yageze kwa muganga gatunga muganga imura akamubwira ati uyu n'umugore wanjye namukadakize nzakwica. Ese bizagenda gutanga ko muri kubona yuko anga ibintu arari gukora ndetse ibintu arari gukora ko bimeze nko afite ikibazo cyo mu mutwe bizagenda gute. Ese nawe uri kumva arakwiye kuba yakurikiranwa n'inzego zibishinzwe ubundi nawe akaryozwa ibyaha amajije gukora cyane yuko navuga ko amajije gukora ibyaha byinshi cyane navuga ko ibintu ari gukora atari byo. Ese bizagenda gute bizarangira gute? Ese arazabasha kuba yatsindira Anita? Nawe rero ndagira ngo ubashe kuba watubwira kuko nimba ubona yuko arakwiye kuba yatsindira Anita ndetse nimba ubona yuko Are akwiye kuba yabana na Anita ndagira ngo nawe ubashe kuba watubwira kugira ngo tuyike ko nawe udukurikiye kandi wifuza
bifuza yuko ibyanite ndetse na Emile byagenda neza ndetse bikarangira bibaniye, kuko ahangaha muri kubona yuko ari ibintu bikomeje kuba byagurana cyane ndetse ari ibintu bikomeje kuba byakomera cyane muri no filime Inzira y'Umusaraba. Ese bizarangira gute, bizagenda gute? Mbere yuko dukomeza nagira ngo manze nkwereke filime iri guca ibintu hirya no hino bayita Urwibanga. Niba utari wayibona rero ndagira ngo nawe ujye kuri Kamande Filime uzabashe kuba wayireba. Mbere yuko ngira icyo nkubwira rero manze filime nyarwanda, nyuma yuko tubateguriye filime zagiye zikundwa hano mu Rwanda nka Gira Amata, Intare y'Ingore ndetse n'Inzira y'Umusaraba, Amazing Film Production yongeye kugutegurira filime y'akataraboneka yitwa Urwibanga. Ni filime ivuga ku mugabo w'umukire witwa Kamarade ufite urugo rwiza ndetse n'umugore mwiza, gusa ikibazo gihari nabonera umwanya umugore we kubera akazi kenshi. Reka nze ite mbikoherereza nongera wiki ntacyo, reka nze mbikore. Yes. Ese umugore wa Kamarade arakomeza kubyihanganira? Ngira ngo gende ivaze hano. Ku rundi ruhande Emile ni murumuna wa Kamarade, amwishyura kaminuza ndetse icyo ashaka cyose arakimuha, gusa umugore wa Kamarade atangiye kumukunda. urabona ibintu ukoze? No, ntabwo ayo makosa nayakora, sinshobora. Ntabwo ibintu nabikora. Wanyumvishije Aiwe, Emile birangiye atsinzwe, yemeye kuryamana n'umugore wa mukuru we. Ese murumuna wa Grace kamenye karyamana na Emile arabivuga? uca inyuma mukuru wawe, nk'uwo mukuru wawe aje agasanga mwahuje urugwiro kandi umaze kwigira ishanutse. Wapfuye ariho. Ese Kamarade we namenye yuko murumuna we asigaye aryamana n'umugore we, bizagenda biti? Ntuzacikwe n'iyi filime, ni kuri uyu wa mbere tariki 15 z'ukwa 9 kuri channel yitwa Kamarade Films. Twayipininze muri comment, igera yuko re subscribe kugira ngo uzabe uwa mbere mu kuyireba. Urwibanga. twikomeje ngo amashije kubona yuko anga ibintu bituruka ngo amashije kubona yuko anga bitarugemwa na ubwoba bwa mutashye ngo amashije kubona ko anga bitarugemwa afite ubwoba bwo kuba yajya mu rukiko. Ese biraza kuba byagenda guturugemwa ribwaze kuba yatsinda mu rukiko ko tubonye yuko anga bitarugemwa ubwoba bwa mutashye ndetse ubwoba bwa mubanye ubwoba dore ko anga ari kwikeka ibyaha kandi azi neza yuko ibyaha byose baramurega kuko araza kuba ari ukuri yarabikoze. Ese biraza kuba byagenda guteka mama iribageza nawe nta bintu by'imikino mama iribageza nawe yiyemeje kuba yakora uko ashoboye kose kugira ngo rugemwa azabashe kuba yahanirwa ibyaha byose yakoze. Ese biraza kuba byagenda gute rugemwa nabasha kuba yagira mu rukiko none rugemwa ribwaze kuba yabyitwaramo gute ko hangaho ibyo rugemwa yishe ibyo rugemwa yanse ko bimenyekana ndetse ibyo rugemwa yishe imyaka myinshi bigiye kuba byamenyekana ndetse mugiye kuba mwana ko ino filime yaciye kuba yagiye iryoshye cyane kandi mugiye kubona ko ibyo rugemwa byose bigiye kuba byajyanze kandi rugemwa ibyo yishe imyaka myinshi ndetse ibyo rugemwa yanze ko bimenyekana mugiye kubona yuko byose bigiye kuba byajya hanze. Ese Fabiola namara kumenya ukuri kose, Fabiola namara kumenya yuko rugemwa afite ibintu byinshi yababeshye, biraza kuba byagenda bite noneho kanga mu rugiye kwaka noneho kanga ibintu bigiye kuba byahindura isura dore ko mugiye kuba mwana ko ino filime yacu igiye kuba yagira iryoshye cyane kandi mugiye kubona ko ino filime yacu igiye kuba yatangira kuzanamo utumanye twishi cyane. Mbere ko dukomeza nongera manze nkwibaza akabazo gatoya cyane nyamuneka, ese wowe wari umucamanza w'igucira rugemwa urubanza ndetse na Fabiola bari kubacira urubanza, urumva rugemwa ndetse na Fabiola ndetse na nyina ntambara bakwiye kuba bakatigwa imyaka ingahe muri gereza? Ndagira ngo nawe uje muri comment ubashe kuba watubwira imyaka wumva rugemwa akwiye kuba yakatigwa muri gereza. Urebye ibintu byose rugemwa yagiye akora ndetse n'ibyaha byose rugemwa yagiye akora, urumva rugemwa akwiye kuba yahabwa ikihe gihano? Jya muri comment no bashe kuba watubwira kugira ngo utweke ko nawe wifuza yuko rugemwa yakatigwa ugwa burundu kandi wifuza yuko rugemwa yahanirwa ibyaha byose yakoze kuko murabizi neza yuko rugemwa nta kizaye kandi murabizi yuko rugemwa yagiye akora ibyaha byinshi. Ese noneho bigiye kuba byagenda bite noneho kanga ibintu bigiye kuba byagenda noneho ko nahanga filime yacu igiye kuba yagira iryoshye cyane? Ese noneho biraza kuba byagenda bitanga bita Kamarade nawe kakomeje kwiruka imisozi ndetse n'ibibaya ko komeje guhigahigaho aho Emile yaba yaragiye, biraza kuba byagenda gute namara kubona yuko
Emile bamurashe namara kubona yuko Emile atameze neza namara kubona yuko Emile agiye kuba yapfa biraza kuba byanyina bite ese Emile ari bwaze kuba yarokoka Emile bwaze kuba yakina imbere kuko nawe ufite amatsiko ndetse nawe ukaba ufite ubwoba yuko Emile yapfa gusa nagira ngo ko Imana itari bwaze gutuma Emile apfa ndetse mugiye kuba nkabona kwanga ubita Emile agiye kuba yatabagwa ndetse kamarade agiye kuba yabona Emile ubundi amutwara mushyire dogiteri ubundi dogiteri abashe kuba yamuha imiti ubundi Emile yongera kiri murabizi yuko imipango yose yo kwa Rugemwa Ijuru Rugemwa ndetse na Fabera byose bapangaga ngira ngo arabibonye ibintu byose bagendaga bakora bizi neza yuko angaho bita dogiteri yahitaga atanga umuti wundi ibyo runyira ntambara ndetse na Fabera byose bapanze byose bikarangira bipfa rero navuga ko angaho nubwo Emile yarashwe nubwo Emile atameze neza mugiye kubona yuko Emile agiye kuba yakina ndetse ibintu bigiye kuba byagenda neza ndetse na iribagiza nawe agiye kuba yahumuka dore ko ari benshi mukomeje gutega gahinda na iribagiza ndetse ari benshi mukomeje kubabazwa n'uburyo iribagiza yabaye impumye ndabizi ko ari benshi byakomeje kugenda bitera impuhwe ndetse n'agahinda gakomeye cyane kubona iribagiza yarabaye impumye ndabizi yuko ari benshi byagiye bibaza ndetse ari benshi byateye agahinda gakomeye cyane ariko mbere yuko dukomeza nagira ngo manze mwumvisha aka kantu kugira ngo tuze gukomezanya tugenda neza cyane nagira ngo manze wumva aka karirimbo ngo bita iribagiza yabashije kuba yaririmba ubwo yari mu gahinda ndetse ari kubona uko cyose ari kumwitwara ndetse ari kubona urukundo cyose ari kugenda mwanga ndagira ngo nawe manze wumva aka karirimbo akamwizeza urukundo ariko uko iminsi yagiye isi yamubereye ikijimye amaso yarahuma urukundo rurasubira inyuma karibagiza ararira bibaza aho icyizere cyagiye Cyusa yaramwihakanye kuko yabaye impumyi ariko umutima we uracyakunda yibuka iminsi yamusekaga akamubwira amagambo meza ariko wamuhunga kaho guhungwa ari icyaha ngira ngo nawe wabyumvishe yuko ari akarimbo keza cyane ndetse akaririmbo kamaganye ndetse akaririmbo kagahinda kuri iribagiza niba ariko ko wakunze aka karirimbo ndagira ngo bashe kuba wajya muri comment bashe kuba badusaba niba koko wifuza yuko twazayikumvisha ndetse wifuza kumva ino ndirimbo yose ukayirangiza ndagira ngo nawe ujye muri comment ubashe kuba watubwira kugira ngo utwike ko wifuza kuba wakumva ino ndirimbo kuko muri kumva yuko ari akarimbo keza cyane kandi ari akarimbo kari kuguma kugenda gakundwa na benshi dore ko abakumvishije ku munsi w'ejo basigaranyaga ndetse n'amarira menshi dore ko ari akaririmbo karimo uburyo iribagiza abayeho ndetse n'uburyo iribagiza atangiye gufatwamo na Cyusa ndetse kavuga no ku rukundo rwa iribagiza na Cyusa muri no minsi ese bizagenda gute Cyusa azisubiraho ese Cyusa azabasha kuba yakongera gukunda iribagiza murabizi ko wo bita Cyusa yahaye isezerano rikomeye cyane iribagiza amubwira ati nzakuba hafi angira ngo urabizi iribagiza akimara mu mahanga wo bita Cyusa yamuhaye isezerano amubwira ati nzakubera amaso yawe ndetse kuba warahumye nzaguma nkube hafi gusa muri kubona kango bita Cyusa atangiye guruka cyane muri kubona kwanga bita Cyusa atangiye kugenda agaragaza imiti idasanzwe mbere ko dukomeza najya manze nkwisabira akantu gatoya cyane nyaboneka gerageza unkandire subscribe kugira ngo tujye dukomeza kubana kandi umunsi naguha irandirimbo uzabashe kuba wayumva mu wambere babwira ati nangancoyeje rero ngiye mwabanye kuri mikoro nyatatic Blaze ndabakunda cyane kandi mboza ku muteri ariko mbere ko mvuga cawu ndagira ngo manze nkwisabire nyaboneka gerageza ukari subscribe kugira ngo tujye tubana kandi dukomeze kugenda dusunyirwa neza na filime nzira ndabakunda cyane kandi mboza ku mutima cawu